ibyo bintu ndashaka kubishyira mu bikorwa, ndashaka kubishyira mu bikorwa kuko mu rukundo iyo umwe acecetse bituma nyine afata imyanzuro ahubutse ipfuye. So nshobora kukwanga wowe nkunda kandi sinkubwira impamvu wenda ngo yumve bisobanukirwe, bikaba ari ibintu nyine bibangamye. ariko ubwo mba nagusobanurira ibyo ngibyo uracyari umukobwa muto, ntabwo yiheba ngo urimo gucererwa gushaka ngo imyaka iragutwaye, sibyo? So ibyo ngibyo abantu bakubwira ni ibintu byubaka ubuzima bwa hano hanze. Iyo mu ishuri aba ari inyongera kuvuga ngo niba umukobwa atarashaka agomba kuba ari mu ishuri. Mu gihe uba ureba ku ishuri ukabona ari ibintu nyine biba bitagenda neza, aho kugira ngo ukomeze gusunikira amafaranga y'ababyeyi amare nta n'ikintu kizima kivayo, byaruta ukagira gute ukabireka ababyeyi bakagira gute bakigisha abagukurikira, abo bana bagukurikira barumuna bawe. Ukwana mubwiye niko nimufunga uraza kubwira muzehe ngiye ko hari uturushaka kujya kurangura, uzajya wihugijeho kurangura utunyanya n'intoryi n'icyo n'ubutunguru ukabishyira aho ngaho, ukazajya usohora ameza ukicara hanze ugacururiza aho ngaho hanze. Nzabimuganiza ntanabyanga, twebwe tuzakomeza gahunda yacu nyine, ubwo nzakohereza aho nzaba mfite. hano se kunyabirujijwe gukora kutagira agenda umuka. Rero nibyo mba nkeneye, niba nkukeneye ko uzavamo umugore mwiza ugomba kubitangira ukiri iwanyu. Ntabwo umugore mwiza, ntabwo kuba umugore mwiza ubyigira ku mugabo, ubyigira iwanyu. Numvise ibintu tubitangiye mu kwa 8 cyangwa mu kwa 9 byazagera mu kwa 2 byaratanze umusaruro. Ariko nyumva byo mbwira no byanje, reka nanjye rega mba meze, ntabwo mba meze neza, nuko nyine nihagararaho tukavugana. Iyo naze no kuvugisha rimwe na rimwe mba numva nari muri mudu, mba numva mfite ibintu byinshi mu mutwe. Kuno uwo muhungu n'abahungu twebwe tuba dutekereza n'ibintu byinshi. Hari nk'igihe utekerezwa uvuga uti sinzasebe imbere y'uyu mukobwa, sinzasebe, nyine bigatuma rimwe na rimwe ukora ibintu kandi bitakagombye gukora ikintu mu mwanya utari uwacu. Ahubwo sinzasebe igihe namuhaye nyine ngomba guhagarara ku ijambo namuhaye. Niyo mpamvu ngiye ku bwanjye sinjya nemera guhemuka. Iyo nemereye umuntu ikintu ndagikora, keretse hajemo ibibangamye. Niyo kitabaye musobanurira impamvu kitabaye. Ubwo rero ni gutyo bimeze. Ariko nanone ibi byose bizaterwa n'imyitwarire yawe. Bizaterwa n'imyitwarire yawe. Reba ukuntu uba ukundana n'umukobwa, kereke ndagufuhira nkakabya kandi barajya bavuga gufuhira cyane umukobwa ngo ntabwo aba ari byiza. None njyewe mba nakabije, nuko nyine rimwe nawe ntabwo kubikwereka ngo bitakurakaza, ariko mu mutima wawe njyewe wiyizi.
ubundi nimba numva ubundi kugira ngo wumve kugufuhira aho bigeze marumva muri telefone haba harimo nimero yanjye yonyine n'iya papa wawe agatelefone gatwaye eh agatelefone kanjye bunateba ya telefone byo aratwaye Jerike ndagukunda cyane ndagukunda cyane ariko numva bindemereye wa mukobwa we ariko nta kintu umuntu aba yazikoraho ntabigufasha kandi tuzabana n'ibindi abizi nta kibazo nzabigufashamo nawe nyine dufate neza mu iruhande rwawe yego ubasha kwihangana nyine ko mukunda kandi ntabwo ukajya nkifata neza hanze ushyira mu bikorwa ibyo ngibyo numara kubishyira mu bikorwa nanjye biraza kunshyira puresha yo kugira ikintu nkora nakubwiye yuko ibintu byose niwe ugomba kubishyiramo imbaraga ariko wabimbwiye mu kwa gatatu mu kwa kane none n'ubu ngubu ntabwo urabikora kandi narabikubwira nari ndi ku ishuri kandi ku ishuri ndataha bwize hari utuntu umukobwa aba akora nyine tugatuma umuhungu agira puresha cyane nawe kugira ngo byemere ubaze ko baheruka gufata ku mafaranga igihe nakubwiraga ngo mvuye mu murima rero ikibazo si icy'amafaranga nose ubona ari gukora iki rero ngiye kukubwira ngo amafaranga se kuri uwo munyeshuri amafaranga yayakura hari ukuntu umukobwa akora ibintu nawe ukabira ukavuga uti wawu ukumva ntazo njya gukopeze ngende mu mutima wawe ubuze nk'aka kanya ubu ngubu ikigo kigiye kugera igihe ntabwo cyari cyateye naca akamihanga amaso urukundo nyine urukundo ni ibikorwa abantu babiri bombi bakundana buri umwe akora ibyo ashoboye ntabwo wakora ibyo udashoboye kandi icyo wamenya nanone urukundo ntabwo ari ukuza ngo ubwire umuntu ati ndagukunda ibiki n'ibicyoya ibyo ngibyo mubwire ibyo ngibyo mwibwiriye nubikora nanjye bizampa morale uri kumva hano ndakumva harimo ukuntu umuntu agira gutya akabona nk'ibihumbi 3 akavuga ati reka njye kurangura avoka wakumva umuntu ngo acuruza avoka ukavuga uti reka murangurire inyanya reka murangurire amashu nyine ni ibyo ngibyo nyine mbashatse kuvuga utuntu ngutwo uza kubanza kubaza papa umbwira ko hari ushaka kuba wihugijeho ucuruza ubwira yakugurize ariko sinzi kubyara gukora ibisebe nakoze hari no kuntu umubwira ukamubwira ko muri mu gifungo nyine waba wihugijeho ntabesha kuzajya kugeza umunsi nawe umunsi wa nyawe nawe hari ukuntu utangiye kwigirira icyizere mwajya gufungura yabona hari ibintu watangiye kuvuga ngo twishyure ntabwo nubwo nyisubiyeyo ariko umubwiye ujya kudasubiye kwishyura abona hari utuntu ucuruza ahita avuga ati nta kibazo urumva
nanjye ndahari ku bwawe. ubundi umusore gusapotinga umukobwa ku bintu bijyanye n'amafaranga, ahanini umukobwa abanza kwerekana umushinga afite. ishuri nakubeshya ngo nakora ndi mu gifungo mba niyenda aho nabikora. ibyo nibyo ngushakaho nta kindi. ntabwo umuntu uri kuri rimwe yavuga ngo arakohereze amafaranga nta mushinga ufite wo gukora. ariko umuntu umwe twamubwira uti sheri ndimo kudatekereza gukora ibi ngibi gutya na gutya na gutya, nanjye mbabibona ko ari ibyacu. twari twabiganiyeho ubundi twigeze kubiganiraho, ariko nabonaga nawe utabishyiramo imbaraga. twabiganiye ahubwo iki gihe nari mu ishuri nataranakubwira ngo twabana niko gapfunyira tu ngo twabiganiyeho. nuko nyine mpamvu ngakunda kubona gutaha nkacuruza ari ibintu by'amashu. hari igihe nyine amashu hari ibintu urangura ubundi bigasaba ngo ibitarimo buhari nyine. ariko iyo uhari nko kubera ko nyine akenshi tujya nko kurangura mu masoko nko ku wa mbere nyine ukajya Gikoba ukarangura ukazana, byaba naho mwabonye mu murima mukajyayo mukarangura uko biba bimeze. nawe uba urebye wacuruza hariya kuri n'uburaro bubireba nawe wazajya ujyana nabo kurangura. ntabwo ko naho ngaha turaturanyi najyaga se kurangura Gikoba ntabwo najya mbura ndangura kurangura aho ndahari. ibintu by'icyaho ngaho bigenda umukobwa we muri iki gihe nk'uko abakobwa muba mukeneye umuhungu muzima, natwe tuba dukeneye umukobwa muzima. ahantu hose uri muzima, ku ishuri, mu rukundo, ariko mba nkeneye n'utuntu nk'utu ngutu tw'inyongera. ibyo watinze kubibona kubera ko ndi ku ishuri, ariko ubu rero yumvaga bizabaho bikunze kuko nyine ubwo ntabikubwiye maze ariko ntabikubwiye nari bisheri ko nyine igishoro ngo nayo kuzifuza ubwo wabinyemereye urumva. ubwo wabinyemereye ndagusezeranya urukundo rudashira. nzakubwira nzabaza nyine mama ucuruza mubaze nyine uko birangurwa nkubwire ibyo ntabwo nzakubwira. uzi ukuntu byatuma ngira imbaraga. nyine se cyari ubu ngubu ukuntu nakundaga gucuruza nk'ubu erega kera nkiri umwana nageraga gutya nkarangura amandazi y'ibihumbi 2 nkazajya nirwa nicaye iruhande nkarangura n'inuza na voka, ariko nyine hari igihe kigeramo nk'umuhungu ugatekereza ibirenze ibyo. nakundaga gucuruza ibikaje Fredi niga P6 nkarangura ibikaje. noneho bari kubaka umuhanda wa kaburimbo nacuruje amandazi n'imineke amafaranga. no ku munsi naranguraga nka tani hasi ukarangura ukorwa umushumi imineke ukarangura n'amandazi ukagenda ukagira akabazo ukagaruka ugasubira ngo icyitegererezo hari amafaranga. mba nkeneye ko mu rukundo hagomba kuzamo ibintu bishyashya, ntabwo ari ibintu bimwe gusa. mu rukundo mwahora muri ndagukunda nagukunda, iyo ndarukunda mwazayirya
ni uguhinduranya mukavangamo n'ibindi bintu bifasha mu buzima busanzwe. Naho ubundi kandi wakoze cyane kuba wanyumviye. tugenda tukumvira nakumvira tujya aho biteze ubujya niyo bari mu rugo bavuga nawe ukavuga nakumvira wowe nkabaruka. Oya jya wubaha ababyeyi. none se njyewe bari kumva ibaze mbaye nubaha ababyeyi bawe, ibaze ukuntu nubaha ababyeyi bawe ukavuga utabubaha. ndabubaha urumva, ariko hari aho bagera wowe waba uvuga ngo nyine nshaka ko tubana njyewe wongere nawe urumva n'ubugabo batabishyiramo kandi njye naramaze kubyishyiramo. n'ubundi rega ababyeyi ntabwo nababwira nabi sinanabatuka. ababyeyi iyo bigeze ku rukundo rw'abakundana, ababyeyi bagomba kwigirayo bakajya ku ruhande, ariko nanone nabo baba bakwiriye kububaha. ntabwo nabasamba bwira imana twibanira ngaho nabwira Ceri nzakomeza ngukunde. nzaguma n'undi sawa ko nayo imyikaragiye kandi nanjye nzagukora ibizako uzakora iki? byitwara neza byasaba amahirwe nzumva ngo washakanye n'undi mukobwa umusore ngiye nshaka wowe uzanshake nzakwiyicira. nawe niyo wanyiyicira bikaba n'abandi. Shashe rero ndashaka kureba finali y'igikombe cy'isi. igerageza kuyizira iyo nanjye nayo nari ntegereje nanjye nijyamo ndagiye ndashaka kureba finali y'igikombe cy'isi kuko icy'ubutaha cyo tuzaba turi kumwe 2030. cyane dufite n'umwana umwe se ahubwo aturebe azaba ari umwe kahabirwa, ariko uzaba dufite umwana w'inyange ingahe? 6. oya cyane 30 harimo harabura imyaka 4. bivuze wenda ni 2030 kizaba ni nka 2030 bagikina buri nyuma y'imyaka 4. ubwo tuza dufite nk'uw'imyaka 3. sha ubwo rero sawa nyine kame nkoretse aho abagabo basezerana niho wagera gute? niho bahuze ushobora tangira sangahe? ndatekereza ngo biraza kuba ari 3:00. yego harabura 29. ariko nyine ngiye kumanza kurikodinga ibyo gushyira kuri YouTube. ariko si oya hari igihe dushobora kuza kuvugana n'ubu ukiri maso nyine mupira warangiye. urarangira amasangaje nka 5:00. ndaza kuguhamagara nyine tuganire gato iyo dusinzira. nta kibazo umukobwa wanjye. ndagukunda. ndagukunda urakoze. Bye. yego.